Yesu ashimwe. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Imana yacu nihabwa icyubahiro cyane. Ndashima Imana uyu munsi mwiza yaturemeye kugira ngo tunezererwemo. Ndayishima cyane kuko mubo yongereye iminsi yo kubaho nanjye ndimo, kandi kwari kugira ngo mbwire abantu imirimo y'Imana, kwari kugira ngo nyishime, kwari kugira ngo menye neza yayo. Ndayishimiye cyane rero. Muri kumwe na Gatera Jose guturuka muri Philadelifia. Ndashima Imana cyane, kandi namwe mbashimira abadukurikirana, mbashimira uburyo ki mudukurikirana mukatwereka ko turi kumwe mu buryo bw'umwuka ndetse no mu mubiri, mukadushyigikira. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Nongeye kubifuriza umunsi mwiza, umunsi w'ihumure, umunsi wo kubana n'Imana. Imana ikomeze ibishimire, ibakure mu bwiza ibajyana mu bundi. Niko Imana yacu ikora, ikura abantu mu bwiza ibashyira mu bundi. Njya nkunda kubwira abantu neza y'Imana, nkababwira ngo nimureke dukorere Imana, nimureke dukunde Imana, nimureke tuyiringire. Imana irashoboye, Imana igira neza, ni umubyeyi, ni umuvandimwe. Umuririmbyi wa 90 yaravuze ngo nshatse kugukurikira ngo buri munsi, ariko ntihagira n'ikiza kigashaka kuntesha iyo nzira, ngo uzaze uciye imigozi, ngo uzabiboshye umutima. Ndagira ngo mwene data wowe udukurikirana umunsi ku wundi, ukurikira inzira y'agakiza, ukurikira inzira y'umusaraba, umenye Kristo nk'umwami n'umukiza. Yesu yaravuze ngo ngiye kubategurira aho muzaba, ngo kuko aho nzaba ariho muzaba, ngo kwa data hari amazu menshi, ngo yaba ntayabonye adahari ngo mba mbibabwiye. Njya nkunda kubwira bene data n'ukuri, ntabwo Kristo azagaruka hari abantu batarabona amazu kandi barubashye Imana. Kristo azagaruka hari abantu bataragera ku byo bifuje byose, ariko atari ukuvuga ko Imana yabanze. Ariko nyuma y'ubu buzima hari ubundi, nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Mureke dukorere Imana tuyizeye, tuyikorere tubikunze, tugire imirimo myiza. Nagiye mbona abatubajirije bagize imirimo myiza, bagize imirimo myiza. Noneho ubu turacyabavugaho, turacyavuga imirimo yabo. Mureke natwe dukorera Imana tugifite imbaraga, tugifite uburyo, dukizwe neza, duhinduke rwose. Ntabwo kuba mu nzu y'Imana no gukizwa biteye isoni, ahubwo ni amahoro, ni ubuntu tuba tugiriwe. Rero ndashaka kuvugana nawe wakijijwe, wamenye Kristo nk'umwami n'umukiza. Uyu ni umunsi wo kugira ngo nkubwire ngo garukira aho ngaho Imana ikuntumyeho, garukira aho ngaho, ushaka Imana, uyiringire, uyikomezeho. Nagiye nkunda kubwira abantu ngo kuki mucumuzwa ngo barampanuriye, barambeshye, bandese n'abantu. Bibiliya ivuga ngo wiringire umwana w'umuntu avumwe. Wowe reba Imana itabeshya, reba Imana idahinduka, Imana uyikorere, ubane nayo. Imana irashoboye, Imana irihagije, irambika, irakiza, nta ndwara Imana idakiza. Ndashaka kubikubwira, mu gihe maze mu gakiza, mbonye Imana ikiza indwara nyinshi zikomeye, za zindi abaganga bavuga ngo ntibigishobotse, bakaguha umuti wo kugukaruma, umuti wo kugufasha buhoro, umuti wo gutuma utagira ububabare, nta kindi bari burenzeho. Ariko Kristo kubera wamwizera akarenzaho akagukiza. Imana ishimwe. Ndagira ngo rero ndavugana nawe udukurikirana, nawe ukunda Imana, ariko intege zo gukomeza rimwe ukumva wabivamwo, ndetse ukagira n'abajyanama babi bakakubwira ngo bireke, nawe ntugakabye. Nta gukabya biri mu Mana, nta gukabya buri mu Mana. Reka duhindukire, dukizwe neza. Reka dusome igitabo cy'Abaroma ibice 12, turasoma umurongo wa 1 n'uwa 2. Twumva amagambo Pawulo intumwa ya Kristo, Pawulo intumwa ya Kristo, amagambo yabwiye Abaroma. Yaravuze ngo imirimo ikwiriye imibereho ya gikirisitu. Hari imirimo ikwiriye umukristo, hari imirimo umukristo agomba gukora, hari ukuntu umukristo agomba kwitwara. Hari imirimo twebwe abantu bamenye Kristo dukora, hari n'ibyo tudakora tutabyemerewe.
kubera ko Pawulo yaravuze ngo ibyari inyungu ibyari indamu byahindutse igihombo ku bwa Kristo. Rero aravuga ngo imirimo ikwiriye imibereho ya gikristo. Hari bamwe usanga bavuga ngo yewe Imana irabizi zagakiza kanjye, ariko mu by'ukuri niba mwene se akubona ntakubone mwagakiza ntakubone mw'imbuto za gikristo, ugira ubwoba kandi uhinde umushitsi ushaka kuvuga ngo ariko ubukoko ijuru riranyemera, Imana iranzi. Ijambo ry'Imana avuga ngo tubane n'abantu bose amahoro, ngo niba bikunda niba bidushobokera tubane n'abantu bose amahoro, ngo mu rwacu ruhande tubane n'abantu bose amahoro. Rero hari imirimo ikwiriye imibereho ya gikristo, hari imyifato, hari umwifato. Bantu b'Imana, Imana yacu irihagije, Imana yacu irashoboye. Sinzi ikintu kigukuye umutima ngo ibihe turimo biragoye, ngo udashatse, ngo utagize ubwenge. Ubwenge ni ukubaha Imana, niko Yobu yavuze ngo kubaha Imana nibwo bwenge, no kuva mu byaha niko kujijuka. Rero hari ibintu abakristo biyongereraho ngo wabubuza ubwenge, ngo Imana yakureka, ariko ndashaka kukubwira ngo ntabwo kugira ubwenge ari ukugira ngo ukore imirimo itanejeje Imana, imirimo y'umwijima, ariko hari imirimo ikwiriye imibereho ya gikristo. Pawulo aravuga ku murongo wa mbere ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima bishimwa n'Imana. Imibiri yacu igomba gukorera Imana, imibiri yacu igomba gukorera Imana, maboko yawe agakorera Imana, ururimi rwawe rugakorera Imana, ingingo zawe zigakorera Imana, ngo nibyo bitambo byiza ngo bishimwa n'Imana. Imana idufashe kuko benshi birabananira. Nibyo bitambo bizima bishimwa n'Imana, ngo ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye, niko gukorera Imana kwacu gukwiriye, niko kuyikorera kwacu gukwiriye. Bene data, Imana irihagije, nimureke dutange imibiri yacu, two kuyikinisha, two kuyangiza. Turi insengero z'Imana, Imana igira neza. Abo nagiye mpura nabo kenshi, nagiye mbaha ubuhamya. Ababyeyi bansize ndi umwana muto, ariko kubera kwiha Imana no gusenga, Imana yagiye ingirira neza. Nimureke ngo mutange imibiri yanyu. Pawulo arabisaba, abisaba Abaroma, abisaba Abakorino, abisaba Abefeso, nawe mu Kristo Imana iri kugusaba uyu munsi. Nimutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima bishimwa n'Imana. Umurongo wa kabiri akavuga ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose. Imana ashaka kuhinduka rwose. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose. Twagiye tubona abantu bahinduka, wamureba ukabona yarahindutse, ukavuga ngo se nukube uyu muntu, ukahera kumenya ahantu ateranira, ukamenya idini abamwo, ukamenya aho akora kubera uniforme, ukamenya idini kubera imico yaho, ariko umwuka wera yaguhinduye araguhindura rwose, araguhindura. Mwuka w'Imana yaguhinduye araguhindura, ngo ahubwo muhinduke rwose. Imana ikeneye ko duhinduka, Imana ikeneye ko duhinduka rwose. Imana irihagije, Imana irashoboye. Ntutinye ubuzima uhagazemo, ntutinye igihe umaze, ntutinye umusozi uriho, ahubwo mwuka w'Imana ashaka ko duhinduka, arashaka kuhinduka. Ugahinduka rwose, udahinduwe n'idini, udahinduwe na pasiteri, udahinduwe na korari urimo, udahinduwe n'aho uhagaze, ahubwo ugahindurwa n'umwuka wera. Mwuka wera akaguhindura. Imana iguhindure, mwuka w'Imana aguhindure, ubane n'Imana. Imana irihagije. Pawulo yaravuze ngo ibyarindamu byahindutse igihombo ku bwa Kristo. Shaka Imana, Imana irahari. Usanga abantu benshi bayobya abandi, kavuga ati reka da waba ukabije, genda gake natwe twabibanjemo, ariko nashaka kukubwira ngo Imana irazirikana. Yo wahindutse rwose, yo uri kumwe n'Imana, yo witondera amategeko yayo. Nababwiye Zaburi ya mbere ukuntu umwami Dawidi yayanditse,
yahuye n'urugamba rukomeye ariko ararangije yikomeza ku Mana, arahinduka yanga gukora ibyo abandi bakora. Ntugakore ibyo abandi bakora, ntimwishushanye n'abiki gihe, ngo ahubwo muhinduke rwose. Imana irashaka ko duhinduka rwose, irashaka ko tuyikorera. Imana yacu habwe icyubahiro. Gukorera Imana nta gihombo kirimo. Gukorera Imana, Imana irakiza, Imana iratabara, Imana irashoboye. Uhagaze ku musozi w'ubukene, hinduka rwose. Urabona nta cyerekezo, hinduka rwose. Ukorera Imana, ukizwe, uhinduke, ntiwishushanye. Hari abantu bahinduka ariko ntibahinduke rwose. None uyu munsi nkuzaniye ubutumwa ngo hinduka rwose, kugira ngo Imana yiheshereze icyubahiro muri wowe, kugira ngo Imana yigaragaze ku buzima bwawe. Twabonye umugabo witwa Yerobowamu mu gitabo cy'Abami ibice 14, ngo Imana yamugiriye neza imuha ubwami, ibukuye mu nzu ya Salomo, ibukuye mu muryango wa Dawidi, ariko ngo arangije aribagirwa. Ntukibagirwe Imana. Igihe kimwe ngo ahura n'ibibazo, abwira umudamu we, kuko Imana hari aho tuzayikenera. Ahura n'ibibazo ngo abwira umudamu ngo iyoberanye, nkurikije ibyo nakoreye Imana, iyoberanye ugende ubaze umuhanuzi, iyoberanye ugende ubaze umuhanuzi. Dufite abantu bakizwa barangiza bagashaka kuvangamo n'ibindi. Ntukiyoberanye mu nzu y'Imana, kizwa neza, kuko hari igihe uzakenera Imana, hari igihe uzayikenera, kandi iyo ufite ibyo uyishakaho nayo iba ifite ibyo igushakaho. Ndagira ngo rero ngo Yerobowamu abwira umugore ngo niyiyoberanye, ngo ajye kumuhanuza aho yamuhanuriye ngo amubwire iby'umwana w'urwaye, ariko Imana iba yabimenye. Muntu w'Imana, ibyo wirirwa mu Imana irabizi, ibyo ukora Imana irabizi. Wigira ubwoba bw'akazi, ngo umushahara ni muto, ngo igihe turimo ntitutirwanaho. Imana irihagije. Ahubwo hari imirimo nje kukubwira ngo Imana irashoboye, iyadutunze, itubeshejeho, niyo kwizerwa. Ndagira ngo uyu munsi wa none wizere Imana. Ndagira ngo usengere wowe utagihagaze mu murongo mwiza. Ndagira ngo usengere wowe utakiri kumwe n'Imana. Ndagira ngo usengere wowe wumva warabivuyemo. Ndagira ngo musengere Imana igusubize imbaraga z'umwuka wera. Uhagarare muri korari ariko warahindutse. Ubu umuvugabutumwa ariko wahindutse. Ubu umuhanuzi ariko wahindutse rwose. Icyo Imana ishaka ni ukuhinduka rwose. Uhinduke rwose. Warahindutse ariko Imana irashaka kuhinduka rwose. Yego barakureba bagasanga hari ukuntu utakimera kwa kundi, ntugitukana, ariko hari ibyo wisigarije. Hari ibyo wisigarije. Uri mu rugo rutari urwawe. Uri mu kazi ukuntu wirirwa wandika amafagitire. Nta hantu uvugisha ukuri. Rero uyu munsi nk'uko Imana aragira ngo uhinduke rwose. Pawulo avuga ngo ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana, muhinduke rwose. Imana iguhindure. Reka ngusengera Imana, wowe wumva hari ibikunaniye, wowe wumva hari ibikuyobeye, uyu munsi Imana irashaka kuhinduka. Ibintu byose bikuyobeye Imana irabishoboye. Imana yacu irihagije, ifite isi n'ibiyuzuye n'ibyayo. Ukeneye amahoro, ukeneye kwaguka, ukeneye kuzura umwuka wera, ukeneye kuganira n'Imana. Wumva abantu bavuga ngo Imana yambwiye, ukagira ngo ni imigani, ariko wowe wahindutse rwose Imana iragusura. Wumva abantu bakuvuga ngo Imana yanyeretse, utisebere kwa bate, nukureba cyane, nukudahumiriza. Oya, biterwa no guhinduka rwose. Iyo wahindutse rwose uba inshuti y'Imana. Rero ndagira ngo usengere uyu munsi Imana yongere igusanga igusure. Wowe ukeneye kumva wahinduka rwose, wowe ukeneye kumva umubiri wawe waba igitambo kizima gishimwa n'Imana, ukeneye gukorera Imana ariko urumva nta nzira, Imana irihagije. Hari ubuzima ushaka kujyamo ariko urumva utabishobora, Imana irihagije. Ndagira ngo uyu munsi rero dusenge Imana mu by'ukuri, Imana iguha imbaraga z'umwuka wera, Imana yongere igukore, iguhindure rwose. Hari imirimo ikwiriye imibereho ya gikirisitu. Imana data wa twese, Imana ihari, Imana yihagije, Imana Yesaka na Yakobo. Uyu munsi nsengeye umugore, nsengeye umugabo, nsengeye umuntu ushaka guhinduka rwose. Umuhindure, umwuzuza umwuka wera, ubarwanirira basubira inyuma, basubizwa inyuma n'ubuzima bahagazemo, basubizwa inyuma n'ababahemukiye, basubizwa inyuma no kutizera. Imbaraga z'Imana zongera ziboneke ku bantu. Ubagirire neza, ubuzuza umwuka wera, bahinduke.
iki ni igihe cyo guhinduka no gukorera Imana by'ukuri. Iki ni igihe cyo guhinduka no kubana n'Imana abantu batiyoberanya. Nsabiye umwuka wera buri muntu wese udukurikiye kandi yumva ashaka kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, wangirire neza abantu bawe, ugabanye umubare w'abarimbuka, wandika abantu mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze Kristo ko wicaye ku ntebe y'imbabazi. Sengeye abarwayi indwara zitandukanye, indwara z'amayobera, abafite ibibyimba mu nda, ingumba. Uri Imana itanga abana, uri Imana itanga akazi, uri Imana itanga amahoro, uri Imana yihagije. Shyigikira ubwoko bwawe, abakumenye nk'umwami n'umukiza, ababuze icyerekezo, abari mu mujyi, abari mu ntara, abari mu majyepfo no mu majyaruguru, abari hanze y'igihugu, abadukurikiye aya masaha, bana nabo, rambura ikiganza, uhaze kwifuza kwa buri muntu. Abafite imanza, abafite ubwoba bwa gereza, uri Imana ishobora byose. Iyereka abantu bawe, shyigikira igihugu cyacu, shyigikira mwami Yesu iterambere ry'igihugu, shyigikira abayobozi batuyobora, shyigikira uyu murongo wa YouTube, shyigikira abakozi bawe bagukorera ku manywa n'ijoro. Waravuze ngo bagushakana umwete bazakubona. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ndagushimye ko wumvise, ndagushimye ko waragaranye natwe kuri uyu munsi kandi ukadushyigikira kugira ngo ubwami bwawe bwamamare ku isi hose. Urakoze kubikoze, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibafashe. Ni Gatera Jose. Telefone yanjye ni 0785 98 944, 0785 98 944, na 0722 74 34 34 731, 0722 74 34 931. Waduhamagara, watwandikira, tukagufasha. Ni gute umuntu yahinduka rwose muri ubu buzima turimo, muri ibi bihe bya corona? So umuntu yahinduka akabishobora, akabivamwo, wabivamo. Imana iri kumwe n'abayishakana umwete, Imana iri kumwe n'abantu bakeneye guhinduka, Imana ifite byose. Imana igushyigikire kandi kugirire neza. Mu izina rya Yesu, amen.